Yes, turabasuje cyane tubifurizeje igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rero kuri mwe wese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mu notification ibabwira ko twamaze kuba duterekaho ikiganiro muri rusange. Turi mu gitondo rero cyo ku munsi wo kuwa gatatu, birumvikana turi tariki 28 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2024. Tukaba tuzinutse n'ubundi nk'ibisanzwe rwose tugarutse muri studio kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho ndetse akomeye cyane, ariko n'ubundi nk'ibisanzwe akaba ari amakuru agomba kugenda yibanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Nyemera rero wowe rwose tubanye cyangwa se turi kumwe muri amasaha, nkwibutse rwose gukanda like kuri iki kiganiro, hanyuma kandi wibuke no gusharinga iyi nkuru kugira ngo nabandi bakomeze kugenda mu by'ukuri ba joininga Eugene Official bagendane rero nibigezweho muri rusange. Amakuru yacu muri iki gitondo turaza kugaruka kubikomeje kuvugwa hano muri M23, turaza kubagezaho inkuru zidasanzwe rero turaza gusimbukira kuri Joseph Kabila. Ikigo cy'ubutasi rero cyano muri RDC kikaba cyamaze kuvumbura nibura amafaranga uyu mugabo ngo atanga muri M23 buri kwezi. Nangahe bimeze bite? Byose turaza kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. M23 rero nayo ikaba yagize itya rwose ibindi bihumbi 3 by'abasirikare bikaba byamaze kujya hanze ibihumbi 3 by'abasirikare muri M23. Byagenze bite rero? Ni inkuru nayo turaza kwigarukaho. Ikindi kandi turi buze kureba rwose, turaza kureba uko biramutse muri iki gitondo mu bice bigiye bitandukanye. Gusa icyo twababwira cyo nuko ishyamba atari ryero, hari bice n'ubundi bibyukiyemo imirwano muri rusange. Muri studio rero ntabwo ndi njyenyine, n'ubundi nk'ibisanzwe ndi n'umutaramo Sinamakosa mikoro ndetse namaze kwishyira on. Sinamakosa aramutse neza? Bwakeneza fighter. Makuru ni meza. Ni meza bite rero sasa? Ya usibye ahangaha muri Masisi imirwano ikomeje kugenda ica ibintu rwose ahangaha noneho ngo byafashe disura, dore ko noneho M23 yaba na FARDC bafashe hasi hejuru. Atese by'imirwano bihagaze bite? Turaza kuyobwira. Turasimbukira Minova iri joro rwose ngo ryabaye ribi ku baturage, dore ko amasasu yari menshi cyane. Esa y'amasasu yaraye iki? Turaza kubera muri Goma abasirikare 8 ba FARDC bagiye kugezwa imbere y'urukiko. Ese bari kuzira iki? Ibi nabyo turabirebaho. Inyeshyamba zo muri Sudani y'Amajyepfo izi zamaze kugera muri Kongo. Ese izo noneho zaje rigatumwa ki? Nabyo turabireba. Yewe muri Benin nayo ADF nayo ikomeje kugenda ikora ibintu bitari byiza muri ibi bice. Yewe na Sud Kivu turi nagayo, ubwo twinjire za Minembwe ndetse na za Bukavu, yewe na za Baraka, turebe uko bwakeye. Amakuru yo ni menshi cyane. Yes, nguko rero uko ibintu bihagaze, nuko nguko rwose ibintu bihagaze. Icyo usabwa nukubana natwe ukareba rwose kwa kanze kuri subscribe niba utarayikanda ukayikandaho, hanyuma rwose ibijyanye n'amakuru byo ukabiturekera tukazajya tukwihera amakuru ndetse agezweho gatanu kuri kagenzi kako. Reka rero duhere kuri inkuru. Ni ikigo cy'ubutasi cya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ni ANR. Iyi ANR rero Sinamakosa ngo mu byo imaze iminsi ikora icukumbura, iyi ANR ngo yaje gusanga uyu mugabo Joseph Kabila Kabange ngo akorana cyane rwose, byemewe rwose ku buryo bukomeye cyane na M23. Akora yaravuze ko bikaba cyavuze ko uyu mugabo nibura ngo ashyiramo nibura miliyoni 100 z'amadolari za buri kwezi. Aya rero ngo akaba ari amafaranga ashora cyangwa se ashyira muri iyi M23 afatanyije na Colonel Nanga, mu by'ukuri akaba ari chairman wa AFC. Rero ngo n'ubundi nkuko n'ubundi basanzwe bari bahoze banakorana hariya mu gihugu indani, ngo nako nubakomeje gukorana kuko ngo nibura miliyoni zigera ku 100 z'amadolari uyu mugabo ngazishyiramo za buri kwezi. Yes, akaba ari ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atangaje ibintu, ariko twareba tugasanga aya mafaranga ni menshi cyane. Amafaranga rwose ni menshi cyane. Nkeka yuko amafaranga aramutse ko kagera muri M23 bifite amafaranga n'abasirikare bahembwa rwose n'ibiki byose byakwendereye. Aya mafaranga miliyoni 100 ni menshi cyane buri kwezi. M23 nuko nyine ubutasi mvuze miliyoni n'ibihumbi 100. N'ibihumbi 100 by'amadolari. Nari nibeshe ntago ari miliyoni 100, n'ibihumbi 100. Ubwo ariko ushize mu manyarwanda hafi za miliyari n'ibiki byose.
ni ibihumbi ijana by'amadolari udusize muri mu munyarwanda zaba nka miliyoni 150. buretse turebe ngo nangahe. nta mpamvu yo gukoresha umunwa, reka tubigenze dutya. ibihumbi ijana urumva ibihumbi ijana nabonye risigaye idolari rigeze ku 1,300. ubwo byaba ari miliyoni 100. nta nubwo bisomeka karikiratirise yaturika. mu manyarwanda ni amafaranga menshi cyane. ariko birumvikana ibihumbi 100 ni hafi muri miliyoni 100 n'ibihumbi 100 hejuru cyane. ni amafaranga menshi cyane rwose. aya mafaranga ngo nibura uyu mugabo akaba ayashyira hano muri M23. tubibutse ko sina amakosa ku rundi ruhande. uyu mugabo Joseph Kabila ni umwe mu bagabo bakize bafite amafaranga menshi cyane, ndetse n'imitungo myinshi cyane hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ndetse bikaba binagaragara ko bishoboka kuba bari kumupangira kugira ngo barebe ukuntu bakwigwizaho ino mitungo mu by'ukuri, dore ko n'ubu ngubu tuvugana nahoze mbona wa mugabo witwa ni Malanga umwe wigeze Christian Malanga wigeze gutera kudeta, gushaka gutera kudeta bikanga. uyu mugabo nubwo yapfuye nawe nabonye hari indishyi z'akababaro bari kugenda bashyiraho zingana n'amadolari ibihumbi 250 bazihereza umuryango wose. bazihereza nyine ngo biriya bikorwa byarabyangiritse muri leta. ku mutungo ku mutungo urabizi ko batera hariya ku biro bikuru bya perezida no kwa Vital Kamerhe ngo hari ibyagiye byangirika. so rero bari kumuca bari muri rwa rubanza bari kuregwa, bari guca mu by'ukuri indishyi y'akababaro ingana n'amadolari ingana n'ibihumbi 250. urumva ko ni amafaranga menshi cyane. so ubwo icyo bagamije rero nta kindi ni ukugira ngo batware barebe ko bakwibikaho imwe mu mitungo ye babe bayigurisha. so rero na Joseph Kabila ntekereza ko kuba batangiye kuvuga ngo ANR yabonye yuko ngakorana na M23 ibi birashoboka cyane kuba ari amayere yo kugira ngo uyu mugabo mubonerane bagire gutya rwose, babe batangira kugurisha imitungo ye cyangwa se batangire kumufatira. dore ko barimo kuvuga ngo ni nayo mpamvu nyamukuru ngo yatumye uyu mugabo ahunga iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agasohoka ntiyigera agaruka, agasohoka ngo byatewe n'ubwoba yabonye yuko ashobora kuzavumburwa akaba yakurikiranwa. gusa ku rundi ruhande mbibutse ko Joseph Kabila asohoka hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabanje kugaragaza impamvu nyamukuru ibintu bitameze neza kuri we, aho yagiye agaragaza ko ngo kugira ngo asohoke muri iki gihugu bimusaba kubanza kwandika amaretere asaba yuko agomba gusohoka, ndetse ngo ANR nyine ikaza kumureba cyangwa se ikigo gishinzwe ubutasi kikaza kumureba kikamenya ibyo arimo ndetse n'uko ameze n'ibyo agiye gukora byose, ngo byamukerezaga kuba yakwigira aho ashaka. yavuze ukuntu agenda ahohoterwa n'iki byose, nubwo yabitangaje ariko icyo gihe ntabwo yigeze avuga ko ari buze kuva hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ubwo rero ubwo mu by'ukuri yahungaga cyangwa se atasubiraga hano muri Kongo, byaje kugaragara ko izo mpamvu nyamukuru yagiye agaragaza arizo zatumye agira ate, arizo zatumye ahunga rwose ntiyasubira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. mu gihe muri Kongo bamaze kumuterekaho iki gihindi cy'uko ngo akorana na M23 ndetse ibihumbi 100 by'idolari bya buri kwezi ariyo mafaranga ngo ashira cyangwa se ashora hano muri M23. Yes, urumva ko rero bakomeje kugenda bamugendaho nyuma yuko rwose umugabo yifitiye ubutunzi we no rwose no bita Moise Katumbi hariya ni abantu bafite amafaranga menshi cyane, kandi none ikindi bakaba batavuga rumwe na leta ya Kinshasa cyangwa se leta iriho ubu ngubu. akaba ariyo mpamvu bakomeje kugenda bakurikirana bavuga ngo bashobora kuba bafatanya na M23, nyamara ari ukugira ngo babasige icyasha babone yuko bafata ibyo bafata by'imitungo yabo biri hariya. ariko ibi ngibi rwose ANR itangaza
akaba ari ibintu bitaragaragaza fact cyangwa se bitaragaragaza koko ibyo bari kuvuga ari ukuri, dore ko ari amagambo agenda atangazwa n'ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko akaba nta bimenyetso baragaragaza muri rusange. Ngaho nguko rero kumva ko Kabila akomeje kugenda ajya mu mazi abira bitewe nuko akomeje kugenda bamushinja kubakorana na M23, ngo ni nyuma yuko Obita Corneille Nangaa ari inshuti ye magara kandi akabarizwa muri AFC M23. Ubwo ati nimba inshuti yawe iriyo ntabwo twakwizera yuko nawe ushobora kuba urimo, dore yuko nawe tutagukenguruka nyuma yuko rwose utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Urumva ko rero uyu mugabo rwose akomeje kugenda asumbirizwa cyangwa se azengerezwa, urumva akomeje kugenda rwose asumbirizwa. Muri make reka turebe ngo niki kiraza gukurikiraho, dore yuko rwose hariya ibintu bitari buze koroha iyo bari ku ruhande rwa Gisegeti ndetse no ku ruhande rwa Kabila. Ni nyuma yuko no bita Martin Fayulu nawe akomeje gukaza umurego rwose avuga ati nanjye ngiye kwigaragaza, dore ko rwose ibyo wakoze wabikoze mu buryo butemewe ndetse bunyuranyije n'amategeko. Ati nanjye reka nigaragaze yewe ubwo abaturage ba Kinshasa banshigikiye, nanjye rwose ndebe ko hari icyo nakora. Bivuze iki? Bivuze ko Gisegeti kugeza isaha yicaye ku ntebe ishyushye, kuko abanyepolitike bose ndetse noneho yaba araba bamushyaka rimwe nawe ndetse n'abawupoza, dore ko bakomeje kugenda bamagana ibikorwa ari gukora, bigatuma bimushyira ku gitutu agakora n'ibyo atakagombye kuba akora. Ubwo rero kumva M23 yo nayo nibe maso irebe ubundi ibijya mbere, ubundi turebe yuko hari icyo biri buze gutanga, ariko Gisegeti we bigaragare ko yamaze kwicarira intebe ishyushye. Yes, sina makosa rero. Indi update ingezo muri iki gitondo na makuru avuga ko hano muri Sake ngo haramukiye ikintu kijyanye na sharing, n'ubundi nk'ibisanzwe FARDC babyutse baroha ibijyanye n'ibisasu biremere cyane hirya iyo ngiyo muri eneo za M23 basharinga rwose kuvuga urwego ruri hejuru, ariko drone zacu ziri hariya muri biriya bice n'ubundi zikatubwira ko n'ubundi nubwo bari gusharinga, nubwo ari gukora sharing, ngo nko hirya gato cyane muri centre ya Sake ngo harimo arumvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane y'imbunda nto nyuma y'izo sharing, ariko ngo ni uruhande rumwe ruri kurasa, bigaragare ko ari FARDC bari kurasa n'ubundi bari gukurasa bya bindi bya harya ngo ni hovyo barasa muri eneo za M23. Urumva rero ko ibintu ntago byoroshye naka na gato, irirasa bazindukiyemo ntekereza ko bishobora kuza kuba ibintu bibi cyangwa se bitari buze kubabera byiza kuri bo. Ntago bishobora kuza kubabera byiza kuri bo nyuma yuko rwose nimba babyutse bari kurasa ku mpande zabo, bigaragara ko mu masaha ari imbere dushobora kumva M23 nagize gutya ikaba yakwikora mu mitana ikibwira batanazi. Yes, izi sharing ibyazo nabyo ndimo ndagenda bikurikirana. Urumva ko ni inkuru ntari nanababwiye mu mfunyamfunyi, ariko ndabona drone yanjye irimo kugenda ibikoraho rwose, ibintu bigenda neza rwose. Ndagenda mbakurikiranira iby'iyi ntambara iri kubera hano za Sake. Reka ubwo nongere mbabwire ko societe civile ya hano muri Nord Kivu irimo irasaba cyane ibisobanuro bikomeye cyane, yashize igitutu kuri guverinoma. Societe civile hano muri Nord Kivu yasabye ibisobanuro, igitutu gikomeye cyane ku butegetsi bw'Kinshasa kukuza kwiza ingabo za Kenya, kuba zaje rero hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri MONUSCO. Barimo barabasaba ibisobanuro byimbitse biri ku rwego rwo hejuru, bagomba kubabwira impamvu izi ngabo zaje hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibirongo bikaba biterwa ngo nuko Kongo izi neza ko cyangwa se ngo bizwiho Kenya ikekwaho kuba ikorana bya hafi cyane na M23. Abaturage bano muri Kongo bakavuga bati nyamara ibi dushobora kuba twivanga mu bintu tutazi, n'ubundi iby'iyi ntambara Gisekedi abifitemo akaboko. Iby'iyi ntambara ngo bishoboke kwa Gisekedi abifitemo akaboko, bakaba bakomeje kugenda rwose bagira ngo hehehe babona rwose bigenda bagera n'ibigezweho, kumbi ngo bishoboka cyane kwa Gisekedi abifitemo akaboko. Igihugu yaragitanze. Rero nguko uko ibintu bihagaze ntabwo byoroshye,
ntabwo byoroshye n'aka na gatoya. Urumva yuko rwose abaturage bamaze kugenda bavuga ko Gisegeti ashobora kuba afite rwose ukoko muri mirwano, kuko ngo ntabwo biyumvisha ukuntu barwana ariko ntibagire ukuntu bagira ute batsinda. Ati ntihagire n'agace na kamwe abasirikare ba FARDC bigarurira. Ibi ngibi bitwereka yuko Gisegeti nawe ashobora kuba bifitemo uruhari, nyuma yuko nawe akomeje no kugenda yanga kuganira na M23. Ikindi rero sina makosa tukiri muri update igoma ngo habonetse imirambo y'abasirikare ahitwa Bugamba rero ngo habonetse imirambo y'abasirikare babiri ba FARDC. Kugeza amagingo ngaho ntabwo haramenyekana iyi mirambo yishwe nabande. Mu gihe muri Tongo nanone nkuko mbona update zirimo kugenda zingeraho nuko ngo Tongo muri centre urumva ngo FDLR zateye centre ntizahagera. M23 ibakuramo abagera kuri babiri, ubwo urumva yivuganyemo abagera kuri babiri. Abasigaye bahita biruka basubirayo cyangwa se birukanse amasigamana. Urumva ko ibintu ntago nubwo mu by'ukuri ibintu bigaragara ko bitoroshye, ariko icyo nababwira cyo nuko urugamba rwo hano rurimo ruragenda ruvuza ubuhuha. Yes, urugamba rwo ruragenda ruvuza ubuhuha, dore ko n'ibintu bikomeje kugenda bihinduka isaha ku isaha. Urumva ko rwose ahariya ibintu bikomeje kugenda bizamba kurushaho. Nyuma yuko rwose ari M23 ari FARDC bose bakubwira ngo nta witeguye kurekura. Yes, rosi na makosa twavugaga ku nkuru zigiye zitandukanye, ko nawe gira kanje nkure kubanza nawe ucishemo inkuru imwe te kwihererana ijambo ngaho gira nawe yo uripura. Yes, nanjye reka mpere ahanga mu mirwano iri guhuza M23 ndetse na FARDC ahangaha muri territoire ya Masisi. Ni nyuma yuko rwose ejo habayeho sharing, navuga rwose yabayeho ku rwego rwo hejuru, aho FARDC bari bashize imbunda hano za Mpanamo bari kurasa mu bice bya M23, ubwo ndavuga za Karongi, mvuge yewe na za Rubari no mu bindi bice bigiye bikikije aho ngaho. Ni nyuma yuko ejo rwose ibi bisasu ngo byahitanye abaturage batari bakeya, ariko abandi baza gukomereka. Harimo abatatu bakomeretse muri Nkuba, Ikarongi hakomereka babiri, ndetse no muri Rubari hakomereka umwe, hapfa n'abandi batatu. Ibi ni mu mabombe barohaga mu bice M23 yari irimo. Ejo ngo byagize mu masaha y'umugoroba barataha bajya kurara aho biti Gasheberi. Urumva? Bageze i Gasheberi ngo bababwiye ati inkoko niyo ngoma, noneho uyu munsi ntago dushaka ibyo gusheringa, turashaka ngo mwinjira aho bari mugende muhangane nabo. Ikintu cyakurikiyeho ngo ni ikihe? Saa 10 z'iki gitondo rwose hari amakuru mfite ngo nuko n'imvura iri kugwa ari nyinshi cyane, bari kurwana mu mvura nyinshi cyane. Nuko babyutse bambarira urugamba baravuga ati gahunda ni ukugera i Karongi tukazamuka Rubari, yewe byanaba ngombwa tugafatiraho n'Akagusa. Ubwo za Karongi nuko bazisize inyuma bazitaye bakomeje urugendo. Operation ngo bayipanze mu buryo bugera mu masaha 3, bari gupanga uburyo iyo operation bagiye kwitegura. Operation barayitegura, bayuzuzanyaho barayemeranya, bapanga yuko Wazalendo na FARDC bagomba gufata iya Rubika, bakagenda nibura bagera hano ugeze za Kabiru. Urumva? Bamwe bakazamuka Kabiru hejuru bajya Rubari, abandi bagaca mwibuye na za Mutanda, bajya Karongi bafatira no muri Nkuba. Bose amaze kubyumvikanaho, mu gitondo kare baraguhagurukiye, bagiye bagezaho bita ibikenke. Bagezaho bita ibikenke. M23 yahise imenya ya makuru byihuse. Barababyata uko biri kose, baraje kandi ni benshi, kandi papasi yabo nuko baraza bakamanza barasa Karongi bagakomerezaho Nkuba na za Rushangi, abandi banyuze hejuru muri Rubari bagakuramo Rubari, ubundi bamwe bagakomereza za Kagusa, abandi bamanuka za Nyamitabo. Warabizi uturutse Rushangi
umanuka za Nyakarebana za Kanoro buri kumanuka. M23 cyakoze naho yahise ihaguruka bidatinze irakumanukira, abari bari muri Karongi, abari muri Rubari barakumanukira bafungira hano kuri Rushoga muri Kabiru. Urumva? Noneho bariko bakaba batari bari kure, bari hafi kuko nubundi baga bazi yuko sharing zabo na mu gitondo zishobora gukomeza, ariko bakaba bari stand by bese biteguye. FRDC bagezeho bita mu Rutovu cyangwa se Matovu uko ushaka, bageza ngaha Matovu ntago bakomeje kugenda ngo baavance, bongeye kwicara biga indi nama. Urumva? Vuga ati rero uburyo tugiye kubigenza, aba baranyura aha, ubwo ntabari bagiye kuzamuka Kabiru na Rubari, abandi mucara mwimbuye, kugira ngo nibura tuzajye guhuriza hehe, tuzahurira imbere aho bita Ikabuye. Duhure za Kabuye, abaciye Karongi n'abaciye Rubari duhure za Kabuye, ndetse dukomereze za Rurumbu twinjira na Kagusa. Urumva iki kintu? Bari bategura urugamba ku rwego rwo hejuru, kuko ngo bari bazi ko uyu munsi bashobora nibura kurara muri Kagusa yewe na za Nyamitabo. Bakuziye bageze kuri Rushoga, baturutse hariya za Matovu, bakugere kuri Rushoga. M23 ntiyabategera hano kuri iki kiraro, kuko nubundi na hantu hari umutamanzure ni mu Gikuyu, babona ko na hantu babihisha ngo bahabarasire barabihorera. Urumva? M23 bicara muri iribuye narabye ngo na ahantu habi cyane, kugira ngo urinyuremo bisaba kumanza wakamba kamburi zamuka. Abandi bashaka kugira ngo bazamukane hano mu mazu ya Kabiru, ariko M23 yari yamaze kugeramo. Ikintu cyabaye fighter ngo M23 yabarashe ikurasira uwo bituma FRDC, ikurasira bituma Zarendo, abaturage bashaka kubwirukanka barabubura, bigira munsi y'intarure, munsi y'intarure M23 ngo kugeze amasaha muri iki gitondo drone za nkesha haraza Kabiru, nuko ari kumbwira yuko nibura abasirikare ba FRDC ndetse n'abazarendo bamaze kugera muri 28 bamaze kugwa muri imirwano fighter. 28 bamaze kugwa muri iyi mirwano, ndetse imirwano ikaba igikomeje. Numva bitoroshye, ikaba igikomeje hano Kabiru ngo habaye isibaniro. Isibanira ariko byatumye FRDC ngo hari izindi force nazo zije muri aya masaha ngo zihagurutse zigeze hariya ku bapadiri. Abantu bazi ko abapadiri zigiye gutanga musahada, zigiye gutanga musahada. Ariko nayo 23 ngo hari zigiye kuvika gusa, zigiye kuvuga ngo hari hagiye kwisibanira, hagiye kuba intambara n'amazuko. Hariya ngo hagiye kuba intambara ishobora kuba igomba gufata nibura amasaha atari munsi ya 6, kuko ngo uburyo FRDC yavuze ngo ntidushaka yuko M23 yinjira itwinjirana ikagera hano Gashaberi kamanuka Masisi. Ati ntabwo tubishaka. Ariyo mpamvu ari gukoresha imbaraga z'umurengera, dore ngo ko ari gukoresha n'imbunda za muzinga, za mbunda ziremereye cyane. Ahangaha ivumbi ryatumutse, hano ngo ari kubera urugamba rwo ku rwego rwo hejuru. Ariko amakuru mfite nuko M23 noneho yamaze gusa niba kura hanga muri Kabiru, yabambukije Rushoga. Urumva? Ubu bari kurwanira hariya muri za Nyamatovu. Hara muri Matovu rwose nimwe ari kurwanira bagira ngo binjire hejuru kwa Karagasozi uzamuka za Mpanamo no kugana za Bikenke. Ahangaha niho rwose ruri gusibanira, kandi kugira ngo uvanga ugera hariya za Gasheberi ni amasaha make cyane, kuko nibura ufashe nk'igihe kirekire ni isaha imwe ku maguru ukaba ugeze hano muri centre ya Gasheberi. Ariyo mpamvu FRDC ndetse n'abazarendo bari gukoresha imbaraga z'umurengera kugira ngo barebe yuko M23 itakwigarurira iyi centre ya Gasheberi. Urumva ko rwose hariya intambaro yamaze gufata indi sura, ibintu rwose byamaze gukara. Amakuru mfite njyamyeho nuko rwose ng'abasirikare ba M23 bagiye gutanga musahada, nabo bamaze kumanuka bava Kagusa, ubu ngo barenze ku Rurumbu. Barenze ku Rurumbu, ahitwa ku Rurumbu. Bivuze iki?
nyuma y'iminota nka 30 cyangwa 40 baraba bamaze kugera aho urugamba ruri kubera. Ubwo rero nibahagera namwe mureta mwumva ibirakurikiraho. Yes, turaba twumva ibirakurikiraho andi makuru atugezeho muri iki gitondo. Gusa na makuru turi gukesha drone zacu ziri hano muri FARDC ngo nuko mu byukuri ku munsi w'ejo ngo M23 ngo bavuye mu gace kitwa Kikuvo bari bafashe. Ubwo niyo ngiyo ruguru muri za Rubero bakaba basubiye ahantu bitazakirumba kuko ngo mu byukuri donc ni nka kwa kundi bataka ahantu akajya gushegesha umwanzi barangiza bagahita bisubirira inyuma. Ubwo rero niyo mpamvu ngo uzi uko muri iyi minsi bari kurwana n'itwa za Gikuvo bari baragiye gusubiza inyuma ibitero cyangwa se imyiteguro, dore ko hari ahantu FARDC na FDLR bahateguriraga urugamba rwo kuga muri za Kirumba n'ahandi mu tundi duce tugiye dutandukanye. Hanyuma rero M23 yari imaze iminsi iri kubahigisha uruhindu, iri kubakubita, iri kubabuza amahoro. Icyaje kuba rero nyuma yuko ibyo byose byabaye, icyaje gukurikiraho nuko M23 yavuyeyo igaruka muri Kirumba, dore ko mu byukuri hano muri Kirumba na gace mu byukuri twava ko kugira ngo FDL zizashiremo biragoye cyane. Ntekereza ko ariyo mpamvu banahise bagaruka hano muri Kirumba. Nkuko rero mbona amakuru maratugera ngo nuko FDL plutôt M23 ngo kariya gace ka Kikuvu ni Kikuvu ngo yagafashe muri mu mpera za kino cyumweru tuvuyemo. Nibwo yari yahigaruriye, hanyuma rero ngo ikaba yaje gusubira inyuma ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri ahagana ku isaa 4 nibwo M23 yongeye gusubira inyuma irahasiga isubira muri za Kirumba. Hanyuma rero FARDC na Wazalendo ngo bahise bongera baraharekipera. Urumva ubwo rwose tuko macho yabo cyangwa se yamyigaragambya kwa kunda bigaragaza ngo bahafashe nibyo byongeye kubaranga, bagaragaza ko ngo bayikuye muri aka gace ka Kikuvo ni Kikuvo aka gace ka Kikuvo ngo bakabakuyemo. Urumva ko rero mu byukuri nabo ngo batangiye kubwira abakomandazi b'urugamba ko ngo bagize akabaraga, ntago bigeze bavuga ko basanze M23 itarimo, kuko ngo bahageze bararasagura agahishika amasasu. No masango bahageze bararasa ngo batera amagrenade bagira bate mbese bakora ibishoboka byose. Urugamba nyine umva rwacaniriye bari kurasa ubusa. Bageze nyuma rero ngo icyaje gukurikiraho ngo nuko bahise bahamagara komanda w'urugamba rwose ngo baramubwira bati tayari M23 tuyikuye muri Kikuvo twahigaruriye, twamaze kuhigarurira. Hanyuma saza bati se iminyago mwahatsinze bangahe n'ibiki muhafatiye? Baburi ikintu na kimwe bavuga ngo babyirukankanye ngo basanze ngo M23 ngo ifite ngo abasore ngo bazi kwirukankana ibintu ngo ku buryo ngo bari banazanye ngo bike ngo ku buryo ngo kubyirukankana babijyana ngo byaboroheye cyane. Nuko rero bapanze cyangwa se nuko babitanzemo bavuze rwose. Ariko icyo twababwira cyo nuko M23 aka gace ko yamaze kuba ikavamo muri rusange. Yes, yamaze kuba ikavamo, aribyo nyine bituma izi FARDC ndetse na Wazalendo baza kutwifotorezamo utuduce mbere ko bataduhingukamo M23 igihari. Tukiri hano muri Grano Rossi n'amakosa ndabona ngo muri Butembo abacuruzi babwiye n'ubundi FARDC na Wazalendo ko badashaka intambara hariya muri bira bice, ngo abacuruzi ba hano ndagira ngo nongere mbibutse ko aha hantu muri Butembo ni umujyi ukomeye cyane ndetse ugereranwa ngo na Singapore ni Dubai, ugereranwa na Dubai hano muri Kongo. Hari abacuruzi bakomeye cyane, hari ibicuruzwa bikomeye cyane, mbese ni ahantu habera ubucuruzi bukomeye cyane ndetse hari abatagiri, hari abantu b'abatagiri, hari abakire bo ku rwego rwo hejuru bari karifiye. Rero babwiye aba ba FARDC, iki gisirikare cya FARDC muzi neza kwitwa Mayanga niyo yimuriye ni Kiko Kitambwe niyo yimuriye ibirindiro. Babwiye rero iyi FARDC ndetse na Wazalendo bababwira ko ngo badashaka intambara muri uriya mujyi. Nibabona M23 yatatse bagomba kuzeta bava muri uriya mujyi hakiri kare
bakirinda ibyatuma habaho gushamirana cyangwa se kurasagura kugira ngo bataza kugira ibyo bangiriza byaba hari. Urumva ubudahangarwa abacuruzi bafite, abacuruzi batinyuke babwira abasirikare ngo nimubona urugamba ruje ngo muzirukange, tumutubira aha ngaha. Abacuruzi bafite ubuhe budahangarwa di? Bafite amafaranga, bafite amafaranga. Ifaranga ni musema kweli wana, faranga ni musema kweli. None uri muri Kongo, nanone muri Kongo bifite amafaranga rwose, uravuga rikijyana. Babwiye FARDC ko igomba rwose kuzahita igengwa iyo ukibona ayo 23 ije, ariko rose n'amakosa hari n'inyubako zikomeye kugira ngo nazo bazibomaguza amasasu, byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Kandi abacuruzi barimo barabikora banareba ku nyungu zabo, bakavuga bati 23 nihagera n'ubundi tuzakomeza ducuruza, ntabwo izatubangamira, ntabwo umujyi uzigera uhagarika ubucuruzi. Ati rero ahubwo reka tubabwira bazahite bahigamira, niba urugamba rubananiye gufungira iyo ngiyo tugendane n'ibigezweho. Niko bimeze ko kino kintu nicyo riga bamaze n'igihe akivugaho, keretse niba hatarimo babasirikare bo mu burengerazuba bwa Kongo, boko numvishe ngo bazi gushaka ifaranga, bashobora no kugira gutya bagahita batangira kwisahurira. None se si bo barimo, cyangwa babakubita iryo faranga rwose ahubwo bagahita bahinduka abasivile, bagahinduka batandi boyi bahara muri Butembo, akabashakira uturimo tw'amaboko ara muri Butembo. Birashoboka cyane ko hano muri Butembo hari abantu bakize cyane, barabandandi rwose, baba bafite amafaranga yo ku rwego rwo hejuru, bagomba no gukora icyo ari cyo cyose cyane ashoboka kugira ngo iyi ntambara ntibere muno. Dore yuko hari n'igihe byageze baravuga ngo abacuruzi ngo ukuntu ngo bateranyije amafaranga ngo bazahereza abakuru bayoboye urugamba muno, ngo kugira nibumva M23 yaje bagira ute bakuremo abasirikare. Ibi byigeze kuvugwa nabyo. Urumva ko rero bikomeje kugenda bizamura, navuga tension, bakomeza bati nyaboneka ibyo tubasaba nuko mutarwanira muri Butembo, dore ko rwose intambara yasenya ntiyubaka, nimubona baje muziviremo ntacyo batwaye, n'ubundi aho bari barayoboye kandi bayoboye neza. Nababwiye ntinyaboneka ntimuze kugenda cyangwa se ntimuze kuvona abahaye update muri Sake, bivuga rwose ko hari kumvikana imbunda zikomeye cyane, ariko by'umwihariko hakaba hari sharing zo ku rwego rwo hejuru ziri gukorwa na FARDC bohereza muri ibyo bice biyobowe na M23. Gusa mu by'ukuri imbere ko kubera ko tukibikurikirana, reka mbanze n'abamenyesha ko cyangwa se mbabwire ko nyaboneka mwoka byarama M23 bariseriye bari mu myiteguro iremereye cyane. Harya hari ukwezi gushize tuvuga ko bapasingishije abasirikare, nta kwezi kurashira, hari ukwezi kurashira, nta kwezi rwose si nk'ibyumweru 2 bishize aho bapasingishirije amakomando ama special force, n'ibyumweru 2 byonyine, n'ibyumweru 2 gusa bishize. Ubu tuvugana rero andi makuru angezo nuko ngo hapasinze ngo ibindi 3,000 ibihumbi 3 bya pasinze, hakaba harimo ngo n'abofisiye. Urumva? Ariko ku rundi ngo n'abakada nabo bakomeje kugenda biyongera, n'abakada kugenda biyongera uko barimo kugenda bagura igisirikare, nako ari kugenda bagura abakadirazi. Aba rero ngo ni bamwe mu bundi bakora akazi gakomeye cyane, buranga bakora akazi gakomeye, kuko kubijyanye n'ubutasi ngo nibo bafashe hasi hejuru. Bijyanye n'ubutasi none ugira ngo bakora iye mirimo, ayenze ngo barani nko kugenda bigisha bari abaturage, babereka uburyo 23 imiyoborere yabo n'uburyo bagenda baringaniza ibintu nk'ibyo. Ibyo birimo, ariko n'ubundi amakuru arimo kuvugwa mu biturage agendanye n'ay'umwanzi n'iki byose, n'ubuzima bw'abaturage uko habayeho, niba hari n'ibyo abaturage bari kunenga n'iki byose, aba no iyi report nibo bayitanga. Niba hari umuturage uri kuganira wenda akaba yabonye nk'ahantu FDL zihishe mu bice runaka, aganira n'abagabo batanabazi, kuko n'abantu batanazwi, birashoboka rwose kuba umwana abantu utamuzi, ukavuga nk'aho makuru mwiganira nta kibazo, agahita cyo gutanga iyo report. Urumva ko rero ku rwego rwabo naho bakomeje kugenda bongerwa umunsi ku munsi. Ibi bihumbi 3 rose n'amakosa ngo bikabiri buze kuri forcingwa muri ibice ngiye kubabwira. Ahantu hambere bari buze kuri forcinga ni muri Sake, bari buze kongeraho abasirikare.
abandi bakaba bari bujye bari bujye za Rubero iyo hejuru, abandi bari buze kuguma hano muri Rucuru. za Rubaya ntabarajyayo Nose ubwo abari za Sake buraho ntibyashoboka kuba bagerayo. Rubaya ni kuri ya Sake. Namenye ko nubundi sina amakosa bitewe nuko abasore baba bakiva kuri baba bakiva ku kosi baba bagipasinza ako kanya, ngo burya ngo ntabwo bahita babajyana ku mirongo y'imbere, ngo bitewe nuko barakoze ikosi rikomeye cyane rwose, ngo barashiririye, ngo baba bakeneye kubanza kwitabwaho, ahubwo babafata nk'ahantu runaka, ngo bakafata nk'abari nko ku kigo runaka, ngo akaba aribo bashyira imbere, bagasigara nk'aho hantu. Ubundi uburyo hari biba bipanzwe, buriya nk'umusirikare urangije umwaka pasinze, n'urangije amezi 8, n'urangije 6, n'urangije 3, baba bazi, n'urangije 1, baba bazwi. Ubwo rero ntabwo babashyira hamwe, nivuga ngo bitewe n'uko urugamba rumeze, wenda urugamba rukubera hano muri Sake, urukumva, ariko Musahada iraza guturuka Ikingi, urumva. Ikingi rero Musada abari bari Ikingi nibaza gutanga Musada muri Sake, birasaba yuko abari za Kabati abari bamanuka hehe Ikingi, urumva. Abari bari za Nturo abari bamanuka hehe Ikabati, abari kuri Peti abari baza hehe ku Nturo, abari Burungu abari baza kuri Peti. Ni gutyo bagenda bahererekana iki, bagenda bahererekana imyanya. Ariko ntabwo wafata umuntu wayisupasi ngo umunsi cyangwa se umaze ukwezi amezi 2 ngo uhite umujyana ku rugamba, ko nta experience baragira. Ahubwo kwa kundi uko agenda agera imbere nibyo bigenda bimutinyura ndetse no kugenda amenyera urugamba bitewe na situation arimo, urumva. Bigatuma rero hari igihe kizagera akagera igihe agera kuri ligne de front ku mirongo y'urugamba, ariko badahise bamukura aho ngaho ku myitozo ngo bahise bamujyana mu rugamba. Ntabwo ibintu bijya biba ubundi mu gisirikare, ni etape par etape. Ubwo rero sinzi ngo bimeze bite, ariko icyo nakubwira cyo abasirikare mo kugenda ubwo ni nako n'abandi basha barimo baragenda bajya hariya rwose babahereza ikosi biga, ubona ko ibintu bimeze neza cyane. Imyiteguro y'urugamba yo ngira ngo umwana arabyumvishe, bo ntago bagira ukundi kwitegura uko bari, intego barwanira n'iki byose, ngo ubundi ngo niyo myiteguro yabo y'urugamba, kubanza kumenya first of all n'iki bari kurwanira. Iyo ni imyiteguro y'urugamba ku ruhande rwa M23. Yes, nguko uko bimeze rero muri M23. Reka twisure muri FRDC rwose hariya za Minova, ngo nuko baraye bari kurasa guherejo mu masaha y'umugoroba, ngo bari kurasa amasasu menshi cyane yewe n'iri joro, ngo bakaba bari kurasa, ngo bitewe nuko baje kwikanga M23 muri Minova. Ni nyuma yuko M23 nayo mwabira bice rwose ikomeje kugenda iri gufunga angle zose, iri gufunga rwose ibice byose umwanzi ashobora kwinjiramo kugira ngo abe yabagabaho ibitero. Bikaba ngo byatumye nibura FARDC ndetse na Wazalendo yewe na coalition muri rusange ngo habaho kwikanga M23 yuko yaba yasesekaye aha mu centre ya Minova. Nyuma yuko rero rwose ngo bageze ahangaha M23, ubwo ndavuga mu nkengero za Minova harazabwera Imana, bagenda batambagira bareba gahunda ukuntu zimeze, nuko FRDC ngo sukurasa koko yahise irasa ikirere gitukuza, byatumye abaturage benshi cyane barara bafite na kwita ubwoba, bavuga ati byashoboka ko M23 yamaze kugera mu centre, kuko amasasu ntabwo arayubohoro. Byatumye amasasu anakomeretsa abagore 2 ndetse n'umwana umwe, byatumye rwose societe civile hariya ibyamagana bavuga ati nyaboneka ntabwo ibintu ari byo kurara mu kurasira mu masantre, ibintu turabyamaganye, ntabwo ari ibintu byiza. Ni nyuma yuko rwose ngo abasirikare bari hariya, amakuru dufite bari kujya baryama rwose bwakwira bakagira ngo baracyarimo, naho bigendeye n'abarayemo bakarara bari kurasagura ibya hato na hato, bya bindi bita ovyo. Nkatireba ingibi rwose ntabwo ari byiza, dore ko abaturage bakomeje kugenda bari kubyamagana. Ni nyuma yuko M23 yo ikomeje kugenda yitegurira ibintu byayo hariya muri navuga muri Zabweremana ndetse na za Shasha yewe na za Bukobati. Ibyo bice byose M23 ikabiri kugenda nayo yongeramo imbaraga zidasanzwe, dore ko harimo n'abasirikare bari kugenda bongerwa hariya
nkuko FARDC nayo iri kubigenza. Bakavuga ati kugira ngo uyu muhanda rwose utazafungurwa n'aka na gato, nuko natwe tugomba gukaza ibitero, tugakaza n'umutekano kugira ngo hazagira uduca muri humye yarangiza akaba yadutwara ubunyago. Ubwo rero M23 nayo hariya rwose iri maso, ariko FARDC ye ikomeje kugenda ikora ibintu bitari byiza nyuma kugenda iri kurasa ahangaha mu baturage bya hato na hato, nyamara nta mpamvu igaragaza kuba barasa, kuko ntacyo bari kuba bari gukiza cyangwa se ntacyo bari kuba bari gutabara. Ubwo rero muri Minova naho ntabwo byoroshye n'akana gato, nuko abaturage bakomeje kugenda bahura n'ibi bibazo byo kurasa. Ubwo reka tuvanga Senamako. Hana akantu mbonye, hari ikintu mbonye kidasanzwe, ni ubugome bw'ubunyamaswa bw'indengakamere. Ahantu mbonye umuntu arimo agongesha imodoka, abantu ari kugenda gaheragura, niba nabwo ari muri Kongo mwoka byaramwe. Baba we mbega ibyo mbonye bahungu mwe. Dore ndorera do urebe do shit abambere yabambaye arakase abonye buriya hara yamusize yamurangije yamugore do urebe do hano arabahereze arabamaze. Wabibonye Jesus my Lord mana ya ibi ni ibiki kure ibi ni ibiki mwoka byara uyu muntu yataye umutwe akaba yasinze. uyu muntu yanyoye ibiki mwoka byara Urabiko ni ya Mkongo. Sasa ule wenyewe wa pouvoir Musidi Sudani bana pouvoir alikimbia kama kwa rebele wa Eric Machar. Sasa wale wa rebele walikuwa wanakamata ka parti kadogo Musidi Sudan. Nero washa wakimbiza wote washa kukimbia Mkongo. Nero oliera bakantone kule kupaka kule Majugu kule kisha wananjua wale wana juni wanilotike hapa wanababeba wanakia bakandoneza sabuni donge wanatoa ati rero sasa ati zininyeshamba zo muri Sudani y'Amajyepfo urumva izi nyeshamba zo muri Sudani y'Amajyepfo ngo zari zifite agace gato ko muri Sudani byatumye leta ya Sudani ibirukaho bahungira muri Kongo. Izo nizo zanyeshamba aho zuvuga zaje zihunze. Uyu muturage rakavuga yuko ngizi nyeshamba bitewe nuko zinjiye ngo zishobora kuba zinjiye nkuko FDLR zinjiye muri Kongo. Atwumve meme probleme ya Bantirahamu gisi turi akeira kabanani wa FDLR jo ababiko muko wakugonja na banani wengine washa sababu unaona armenye walisukuma yenye lipata madefete mnakuwa kama blesse mnakuwa wa malade juu hao hapa na watabawa kule kisha si wanaona kesho huku Kongo njo pubele wakiwa diverse pubele ya Afrika Central yenyiko Kongo njo watakuwa naleta vitu yote ora hapa ni warebele sasa tafika huku munani mu Mabunia tena wanapaswa ungana na magrupu ya Rameze ziko kule kuko kope tu yenye wengi wanapendaka wa destabilize tu nani Kongo iko divize juu wakishaleta watu wa nationalite mingi watatofiltra kabisa naendelea watofiltre watusirefiltre njoto kushindaka kusema kitu basi hatuna chance hii vitu nafaa tu watu wanapiganisha sana na MONUSCO hii iko na wengine projet kwa Kongo. Urumva ati rero izi nyeshyamba zaturutse muri Sudani y'Amajyepfo zikaba zinjiye muri Kongo ngo dufite ubwoba yuko zishobora kuba zije gukora nk'ibyo FDLR ziri gukora kuko
ngo na FDL zijya kuza nuko byari bimeze nuko zinjiye ishyamba zarinjiye zinjirana n'intwaro ntibabadezaruma ndetse ntibanabakumira ngo bakomeze bagume iwabo urumva aha yari kuvuga agace rwose ngo bakagombye kuba barabasubirije inyuma ngo agace bita majuku rwose ngo niho bambukiye bavuga ati FARDC yakagombye kuba yarakoze ibishoboka byose ikabasubiza inyuma ikabafungira ntibinjire ku butaka bwa Kongo urumva ukumva izi nyeshyamba nimba zinjiye hari izindi twumvishe zo muri Kongo Brazza nazo zinjiye ADF na zo mu Buganda muzi ko ziriyo FDL zo mu Rwanda muzi ko ziriyo Red Tabara yo mu Burundi muzi ko iriyo nakumiro mwabantu igihugu cyaragowe nukuri iki gihugu cyaragowe bivuze iki ADF na za Uganda ziriyo hari n'abacade numvisha ngo babebereyeyo abanyakongo Brazza bariyo abarundi bo bitare zitabara bariyo FDL ziryamyeyo niba ngo mbese imitwe yitwaje intwaro yose inaniwe mu gihugu cyabo bahita bajya kuruhukira muri Kongo hanze barababwiye ko habayo n'umuti si ibiryo gusa banza hariyo n'imiti tu urumva ubwo rero sinzi ngo biraza kuba bite kuko ntabwo biraza koroha n'aka na gato bitewe n'uko hano ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera twinjire za Sake rero Sake naho ibintu bikomeje kuba bibi ngira ngo twebabwiye ko habyuke ikintu gisa na sharing cyangwa se cya sharing kugeza aya masaha rero rwose sharing zo ziracyakomeje ubwo impamvu ngarutse muri za Sake nuko n'ubundi turimo turagenda tugana ku musozo aho ubu tuvugana FARDC ngiri kuripagura amasasu menshi cyane utarora uko ibintu bihagaze na n'ubu ngubu rwose ku buryo bigoye kumenya ngo ese iri kurwana nande ubwo reka dutegereze turi mu masaha ari imbere turaza kumenya uko byagenze reka dutegereze mu masaha ari imbere tuze kureba ngo biraza kugenda bite nyuma yuko hano mu mujyi wa Goma tukiranga mu mujyi wa Goma FARDC ngo yamaze gufata abasirikare bagera mu 8 ikaba yamaze kubatamika mu mvuto ni nyuma yuko rwose ngo abasirikare bakekwaho rwose kuba barivuganye abantu hariya za Munigi ndetse bigatuma yuko rwose abaturage bagenda bakajya gutanga iki kibazo hariya ku guverinora ndetse no kwa meya ubwo wavuga meya w'intara Kivu y'Amajyaruguru ni Peter Chirimwami ngo rero bakomeje gukora iperereza basanga rwose abishe aba bantu anga za Munigi ari abasirikare bakaba bamaze gutabwa mu mvuto bakaba bagiye gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera zibishinzwe kugira ngo rwose ibyaha biza kubahama baze kubiryozwa ni muri ya gahunda rwose yo kwambura abaturage ndetse bakabyanarimba bakabica dore ko izi FARDC zahambuwe bakigira muri rusange reka tuvanga twinjira muri Beni naho rwose ADF nari ikomeje kugenda rwose ikubita umusubirizo aho batangiye kuvuga ngo ADF ngishobora kubikorana na M23 ADF ngishobora kuba ikorana na M23 bari kuranga ibintu ADF iri gukora hariya bakavuga ngo ibintu ntabwo ari ADF iri kubikora ngishobora kubifatanyije na M23 Shuja yatangiye gukora ibintu byitwa Shuja imeze nabi ADF ya operation ngo bise Shuja yabaye Shuja ariko nabonye 23 yandika ihakana yuko ngo itari gukorana na ADF hose 23 buriye niyo gukorana na ADF ko nyine ubwo reka munongere mbakebure ntabwo yakorana nabo rwose ariko leta Kinshasa yo ikabiri kuvuga ati nyaboneka ntabwo ADF buryo iri kurwana inkundura iri kurwana umuhenerezo yaba yonyine ishobora kuba ifitanye isano cyangwa se collaboration cyangwa se imikoranire na M23 ariko M23 ikavuga ati reka twebwe ntabwo tujya dukorana n'abantu bo kwica abaturage twebwe ibyacu tubikora mu mucyo kandi tukabikora bifite aho biva naho bijya nyuma yuko rwose iyi ADF ikomeje kugenda hano muri Beni ikubita umusubirizo iyi FARDC ndetse ikicamo n'abatari bakeya abandi ikagenda ibafata bugwate ni nyuma yuko iyi UPDF ndetse na FARDC ya operation yabo bise Shuja ikomeje kugenda rwose itagira ikitanga dore ko ntacyo navuga yakoze kugeza aya magingo bikaba bivuga ko rero rwose ngo hari izindi mbaraga ziremereye bashobora gushyira hariya muri Beni
kugira ngo nibura iyi ADF naru nayo rwose bayishwiragize ive ahangaha muri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugeze ku musozo, sina makosa, iminota yacu yo yamaze kugenda. Ubwo turagaruka muri update time. Abantu nkabanye natwe rwose turabashimiye cyane ndetse turabakunda cyane. Wakoze cyane sina makosa. Wakoze cyane Fighter. Tuze gusura mu yandi basaha. Asansancha, like na share ntimuze kubyibagirwa mw'abantu.